natangiye mbivuga ni hagati ya Vinity ndetse na TKMD. Abona yuko abasore bari kugenda bazamuka neza ati Vinity ariko habaye ibiki? Reka turebe ni Rouge de retour wabita refana agenda bati wowe wari warayemo match bugaragara yuko abasore ba Vinity bashaka igitego hakiri kare ko reka turebe hariya. Nshuti bakunzi ba Kigali 500 TV, turi hano mu murenge wa Mwurire, ni mu cyanya cy'inganda hahariwe kuba hakorera inganda zigiye zitandukanye zikora ibintu abigiye binyuranye. Ni mwirushanwa ryiswe Umurabyo and Scouts Summer Tournament, aho riri gukinwa n'amakipe agera ku 8. Ni irushanwa rigamije rifite insanganyamatsiko ayo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, inda zitateganyijwe ku bana b'abakobwa bakiri batoya, ndetse no kwisuzumisha agakoko gashya gatera virusi ya sida. Ubwo ngubwo ni HIV mu magambo y'icyongereza. Iyi mikino iri gukinwa n'amakipe agera ku 8. Yatangiye kuri iki cyumweru tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026 muri groupe A iri gukinira ku kindi kibuga kitari iki cya cricket. Harimo Sunday Team FC, IIC FC, Advent Group FC ndetse na Ruseke FC. Groupe ya kabiri iri gukinira hano kuri iki kibuga kiri hagati neza mu nganda kuri cricket. Harimo AVC FC, Vinity FC, Umurabyo FC ndetse na TKMD FC. Ni amakipe ya bamwe mu nganda zikorera hano muri kino cyanya mu murenge wa Mwurire. Rero bakunzi ba Kigali 500 TV, nkuko muri kugenda mubibona, ni ama ekipe agera ku 8 ari gukina iri rushanwa. Ngaho muri rezilita zagiye zibanza, ekipe ya Vinity yaje kuba inganya igitego 1-1 ndetse n'ikipe ya TKMD. Ni timu batubwiye yuko ikora ibijyanye n'inshinge. Rero undi mukino wahuzaga ekipe ya Sande mu rindi tsinda ndetse na Ruseke waje kurangira Sande itsinze igitego 1-0. Rero indi mikino iri kugenda ikomeza, na soza mbibutsa insanganyamatsiko y'iyi mikino harimo kurwanya inda zitateganyijwe ku bangavu, ubwo n'abakobwa bakiri bato batarageza igihe cyo kuba bashaka. Ushobora kuba ugize ibyago ugatwara izo nda, niyo mpamvu bazita inda zitateganyijwe. Kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ibiyobyabwenge urubyiruko rukiri rutoya, imyaka mikeya bakomeje kwishora muri bino bintu kandi bibica ubuzima. Iyo nayo ikaba ari mu nsanganyamatsiko z'iyi mikino. Nkuko natangiye mbibabwira, ni Umurabyo and Scouts Tournament Summer. Ntabwo hari bube iyi mikino yonyine muri kugenda mubona, ahubwo ni irushanwa rizakomeza, tukaba turi bukomeze kugenda tubagezaho na resulta zo ku yindi imikino. Mwebwe mukomeze gukurikira Kigali 500 TV. Nimba utarakanze subscribe, wibuke gukoraho comment nyinshi cyane, muzimanuremo like, share, mugende muna sharinga kugira ngo dukomeze kugenda twikurikirana iyi imikino. Ni kuri cricket pitch, anjewe ndi Garso Tonto Bombo Shokora. Hasta la vista, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Ni
John, ba Odari, Asamu, Sabu ndetse na Esia. Ubona yuko ekipe ya Vinity iri kugenda irusha cyane cyane mu kibuga hagati ekipe ya TKMD. Abasore ba Vinity abarimo uyu bita Odari uri kugerageza kugenda zamura imipira myinshi cyane, abarema uburyo bugiye butandukanye kugira ngo barebe ukuntu ababona ibitego byinshi nk'ubu imbere y'izo Mariko bakaba bari kugenda bahushahusha. Bari ikibazo kizamu bigaragara yuko rishaka ririmo hasi cyane, ari kugenda batera amashoti yerekeza hejuru, ibintu bigaragara yuko izamu rishaka ryabazonze, ariko ni timu ya TKMD bari kugenda bagerageza kurema uburyo nyuma yo gutsindwa igitego kimwe mu minota ya mbere. Reka turebe kona ya Vinity. Hano basore bashaka gushyiramo igitego cya kabiri, bashaka guterekamo igitego cya kabiri kugira ngo barebe nimba koko mace yo kwishyura mace zikurikiyeho bazaba bafite security kuko bazaba bafite amanota 3. Reka turebe arbitre ahamagara kapitene amubwira ati mwitonde kuko ushaka kureba nabi ugahita ufata umuhondo bikaza no kukuviramo kubona umutuku. Ariko hari umukinnyi uri hasi, avuga ati bankojejeho akantu ngiye gutsinda igitego, bankojejeho ambwira bati bugiye hanze h'iminota mikeya nuza gusubira ku murongo uze kugaruka mu kibuga. Ariko ibije nyuma yo guhusha igitego nawe bigaragara rwose yari afite amahirwe nka 96 yo kuba yagitsinda, ariko ntibyamuhiriye. Aya reka turebe kona ya Vinity. Ubutse ko ari uruganda rugukora biswi zamamaye hano mu Rwanda ndetse no hanze. Reka turebe zamuramo reko barabayivanaho, baracyafite umupira ariko barakirininga fresh neza cyane Vinity. Reka turebe kona ya kabiri ya Vinity. Umusore bita John yarazamuyemo ariko biramwangira umupira, nitanga goalkeeper itawuvanamo neza. Reka turebe kona yindi ya kabiri ya Vinity. Reka turebe kona ya gatatu, kona ya gatatu batabana yihana. Fata neza John ariko atanga umupira nabi ku rwego rutabaho, atanga umupira nabi ahita anatereka hasi umukinnyi wa TKMD. Nubundi iyi tournament twagiye tugarukaho ifite insanganyamatsiko zigiye zinyuranye, harimo nko kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko kuko ari ikintu cyangwa se ikibazo gikomeje kugariza urubyiruko muri iyi minsi, kurwanya inda zitateguwe cyangwa zitateganyijwe ku bana b'abakobwa bakiri bato, abangavu, harimo ndetse no gukomeza gukora siporo kugira ngo umubiri ube umeze neza cyane. Nicyo bita Umurabya Scouts Summer Tournament igomba nyine yatangiye kuri tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Nibwo iri rushanwa ryafunguwe ku mugaragaro, aho bavuze bati one tournament one dream countless memories. Ati irushanwa rimwe inzozi zimwe ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ubwo rero ni amarushanwa azakomeza kuko harimo groupe A ndetse na groupe B, hajya harimo amakipe atandukanye Vinity, AVC, Umurabyo FC ndetse na TKMD FC, ndetse nko kuri groupe A cyangwa se abandi bari gukoresha ikindi kibuga kitari hano turi, harimo amakipe nka Advent Group FC, Ruseke FC, Sunday
Team FC ndetse n'ikipe indi kipe ya kane bigaragara yuko ni ama ekipe 8 yose akorera muri kino cyanya cy'inganda bakaba rero ari irushanwa rizatanga ibyishimo kuko nkuko babyise ni umurabyandika Summer Tournament abantu bese bakunda imikino myidagaduro muri sama mukaba muhishiwe byinshi cyane. Ubwo rero turakomeza kugenda tunyuzamo tugenda tureba uko bihagaze mukanya tuzaza kwa tuganira n'abafana ku mande zombi abaperezida abakinyi batubwira uko iyi match iri buze kuba isoje tunareba resultat z'iyi match iri guhuza TKMD ndetse na Vinity ine cyangwa se bitatu ariko ku bw'amahirwe make bagiye kuruhuka ari igitego kimwe ku busa bwa TKMD. Nk'ibigaragara rero nk'ijisho ry'umunyamakuru wakurikiye iyi match ikipe ya TKMD iri kugenda irushwamo hagati bigaragara cyane kuko hagati h'iyi kipe ya TKMD bari kugenda babarusha ruhande rw'ikipe ya Vinity abagiye bafite abasore bazi gutaha izamu ako nko kuri nomero 7 yabo ndetse na 11 biri kugaragara yuko ari abasore bafite imumbero bazi icyo bashaka nk'uyu musore bita Odari ndetse n'uyu musore bita Sabu na abasore bari gutanga icyizere yuko no mu gice cya kabiri anagihindutse bashaka kuba batsinda ibindi bitego birenze kimwe kuko uhereye mu izamu ukaza muri defense yabo mediane yabo ndetse n'uruhande rw'imbere rwa offensive n'abasore bari gukina bitanga cyane ku buryo bashaka gutsinda ibitego byinshi ariko nkagaruka kuri rizamu bari gutsindamo rizamu ngira ngo cameraman yaribereka nizamu rimeze nko ririmo hasi cyane kuba watsinda ibitego uteye umupira hejuru ni ibintu biri kugenda bibagora ariko bakagerageza ni nayo mpamvu twagiye tubivuga yuko bahusha ibitego bitari munsi ya bitatu hari nkaho yari 1-on-1 ariko umusore bita Sam umupira utera hejuru nizamu bigoranye kuritsindamo ubwo reka turebe bagiye guhindura abagiye mu rindi zamu turebe nimba hari impinduka ziri buze kugaragaramo nimba bari butsinda ibindi bitego cyangwa team TKMD bari abasore nabo bakaza kuba bisubiraho bakaba nabo babona igitego mu gice cya kabiri. Ubwo rero na yindi neguza reka duhure mukanya mu gice cya kabiri atwikurikirane match hano imeze neza cyane n'abafana bari kugenda bahagera ari benshi cyane. Hano rero tukaba turi kumwe n'abafana ku mande zigiye zitandukanye bari baje gukurikirana iyi mikino reka tuganire nabo bagire bimwe badutangariza mu bitagenze neza cyangwa se n'ibyagenze neza ni ku mukino wari wahuje Vinity ndetse na TKMD reka dutangire batwibwira tuganire. Murakoze nitwa Maramina yego wari uri ku ruhe ruhande wa Vinity n'umukino mwabonye gute? Umukino watugoye cyane kino kibuga kubera ko imbogamizi zaye zirimo urana bafite umusifuzi umwe wo hagati mu byukuri amakosa yagendaga baho nyine yabogamiraga ku ikipe imwe kandi ntabwo twari dufite kuburana ngo tube twamutsinda ko n'abasifuzi bo ku ruhande bari bahari niwo twaboneye yuko rero byatubereye imbogamizi twifuzaga ko ubutaha bazashyira abasifuzi bo ku ruhande bakajya bareba ari amakosa abera mu kibuga atari ukuvuga ngo bari kubona ubu yabona n'umwe wenyine. Ushatse kuvuga yuko kuba uyu mukino wasifuwe n'umusifuzi umwe uri mu kibuga hagati bishobora kuba byatumye ekipe yanyu hari avantage yimwa mukamwana atsinzwe? Yego ntabwo twatsinzwe twanganyije ariko ntabwo ari zo rezilita mwashakaga? Ntabwo twashakaga gutsinda ariko wabonaga yuko iriya kipe ndi yakoraga ikosa umusifuzi akayitereza ikipe yacu ikarita y'umuhondo kandi atari yo yakoze ikosa ikindi yadukorera
amakosa akayireba akayihorera gusa akanabyirengagiza. Bagiye batuvunira abakinnyi pe biragaragara n'abantu bose babivugaga, ariko agakomeza akabera iriya kipe yindi. Niyo mpamvu rero nizo mbogamizi twagize, twifuza ko ku cyumweru nibongera gukina kuri 24 bazashyira abasifuzi bo ku ruhande bakajya bareba amakosa abera mu kibuga, birafasha cyane. Turi kumwe n'undi musista nawe yatubwira mbere yuko dusoza, ekipe yawe wari uri gufana, wari ushyigikiye, wabonye yabuze iki? Hari imyitozo mikeya cyane. Bafite imyitozo mikeya? Ariko ikigaragara cy'imyitozo ibonetse ihagije, nkeka yuko ikipe nta kindi kibazo ifite kuko abakinnyi bacu barihagije, n'ukuri barakina neza, nta kibazo kindi bafite usibye akanya gakeya kugira ngo babone imyitozo. Ese ubundi uwo mwanya uhagije wo kuba mwakora imyitozo waboneka cyangwa muri mu kazi? Tuba turi mu kazi, ntabwo twabona uwo mwanya uhagije. Ubwo we n'iki wavuga ku musifuzi? Umusifuzi hagati ho yari afiteho ikibazo, wenda byatangiye bimeze neza mu gice cya mbere, ikibazo cyavutse mu gice cya kabiri kuko hari ibyo yakoraga tukabona ko tutari kwemeranywa nawe, ariko bibaye byiza niyo yagumamo, ariko byibura tukabona abasifuzi bo ku mpande bashobora kuba bamusapotinga bakamwereka yuko hari aho nawe yakosheje, ibyo byaba byiza kurutaho.